bite rero nuko tugatangiye izi ni za filime z'ubwenge harabona bone basigavuga ngo erega ninjye musobanuzi ugezweho kubera bavuze induru muri filime sha bageraho bari kuganira amagambo kababura ntago nyine bize ariko induru yo barayivuza nanjye nkayamanika bimeze bite nuko tutangiye filime yacu baravuga twitwa Fero Olivetti umunyemiliyari se utwika bimeze bite My Secret Billionaire niko filime yacu bayise hey tutangire yakunino n'umwana muto w'umukire bari kumutwereka batubwira ati n'umusore ukiri muto ufite amafaranga ye hari umuntu yafite za miliyoni ze amwita miliyoniya buriya nanjye sa hakunino amafaranga araribwa iyo ufite amafaranga ukiri muto rega amafaranga araryoha iyo atari mu ndege bari mu tumodoka nk'utwo kandi nta muntu ufite ifungo rye w'umusore warirya wenyine haba hagomba no gushya sore biliyoniya ni umukire afite za miliyari ze nyinshi cyane abari muri siporo ariko nyine aracyafite amaraso ashyushya n'amushuka bari mu bakobwa ahinduranya abakobwa za private jet amafaranga arongoza ku buryo niyo ngo yavuze atari kuwazaturira hasi mu ndege noneho nkumva n'ukuntu amafaranga ariyongoza no mu ndege hagayira rimwe umusore dutangiye filime ni inyamaswa ntagatega bya bintu byanyu ubundi usanga ngo muri kwifotoza muri mu ndege kweri usiko munsebye wari wabona ifoto ndi mu ndege indege nitwegerane byibura ifotoze uri muri ka private jet urabona umusore aza mu ndege ya wenyine private jet nawe urajya muri za twegerane zanyu mutega za Kanombe indege yuzuyemo abantu watwitse ugaca igikuba ngiye naragura private suzigera upfa kubona ifoto yanjye ndi mu ndege kandi mporamo nayigize tapandi yose nanone ari kutugendaho umusore urabizi babwira bashyire Dan Bar kuri telefone ni umusore yavuye muri biriya byose kuryoshya agaruka mu kazi iriya nyana y'imbwa sinitaye nimba umugore arwaye Ebola mu mwirukane nyakwa Olivetti ari ku murongo Fero Olivetti ni wa musore. It's about time you called. I thought you might be buried under an avalanche of models. Uramamagaye buriya narinzi ko kiri kumwe na bwa bukobwa bw'ubumodo. Odell is mine. Odell ni yanjye. Some advice, Pharaoh. Reka ngugire inama Fero. Emotional about business. Ntukajye usana amarangamutima muri business. Myself is not to be a thief like you. Jewe inama nakugira ntago ari ukuba igisambo nkawe. You know, even .com billionaires should know when they've had it. Umuntu ufite za miliyari ze yakuye muri .com ugomba kumenya aho uhagaze sasa no mukire bahanganye 1000 shares mugura indi migabane ibihumbi 500 60 million biradutwara ariko nka miliyoni 60 nta kibazo musura afite amafaranga hari mukire bahanganye. Guys from Thompson are waiting for the tax meeting and bitwa ba Thompson bategereje ko twajya mu nama nanone yerekeranye n'iby'imisoro ubwo ni munyabitabo nukaguhamagara kubwiye iby'inama wose kubijyamo inama yito Lawrence ngiye ntabwo ndibuze mu nama hey babu iyo nama genda uyitabirira uko ntabwo mari ugomba kubimenya yose yatumye manager wenyine bari ubijyamo bundi mu gihe udahari nyine manager bagomba kubikurikirana hako nino umusore nyine ubugakaza bayagataye akizira mu byuki yikoza amafaranga ye manager naba byirukamo no wabaza barya kwisa barya ku mafaranga bimeze bite umeze uti bebe umeze uti bari kumwe n'abandi bakire dorirari hari yashize igihe Cassandra baraziranye wa kigoryi wirebe baraganira n'abakire tumwe mu mani bafata nguvu umwe yafashe nguvu baye banywamo undi afata karedi waragi hari umuntu ugwamagaye mu Butaliyani. Hello mama. Bite mama? I'm sorry to be calling with this news. Mbare kuba ngwamagaye ngo hano makuru ni mama we umubyara. Your father. Amakuru bimeze bite ni papa wawe? He's been asking for you. Ararwaye cyane kandi ari kugusaba nguze hano. Uyu musore wabo ni mu Butaliyani nuko yagafatiye muri Amerika. Amazina yanjye ni Fero Olivetti. I grew up in Italy, extremely close to my father. Nakuriye mu Butaliyani ndi hafi ya papa wanjye. I went to United States. University nayize muri Amerika. Successful in the .com world. Nza kuba mukire binyuze mu isi ya .com. Impressed with my success. Papa wanjye yatunguwe n'ukuntu nabonye amafaranga bitunguranye. Avuga ati abakobwa bakwirirwa uruhande. Ufite n'amafaranga ntabwo uzigira umenya urukundo rwa nyarwo. Iyo ufite amafaranga ufite hiti ngo ntabwo biba byoroshye ko wamenya urukundo rwa nyarwo kuko buri muntu abakubwira ko agukunda.
buriya abakire biratugora kuba twamenya inshuti zacu kuko buri umwe batwereka ko ari inshuti yacu buriya nanjye birangora. Years ago, on one of his visits to America, ubwo papa yazaga gusura muri Amerika yarambwiye ati mwana wanjye ntewe ishema n'intsinzi wagezeho. thank you. Urakoze. Always remember, Pharaoh. Mwana wanjye te kujya wibuka n'amagambo se yamubwiye. Intsinzi nta kimaze udafite umuntu, Respect. icyubahiro no gutanga no kugira ubuntu. Iki byo waba waragezeho ngo ufite amafaranga udafite umuntu, udafite kwiyubaha, udafite no gutanga, mbega gufasha aburusha amafaranga ntacyo byabimaze. mwe mwicaye tugiye guparika ku kibuga cy'indege cya Roma, imikandara yanyu muyikaze niba abakobwa bo mu ndege bamwe nyatsigira udutipo hako nino. Hako ngiye barananzi n'ukuri. Nishimiye kuri hano Fero bazanye n'umupadiri mubona hirya. Wenga rurwaye cyane usuri sasa mu Butaliyani bimeze bite son? Papa wararwaye. Papa yarambwiye ati mwana wanjye urabona ufite amafaranga menshi, uracyari umusore, ufite hituru umukire, abakobwa bagura uruhande biragoye kuzamenya umuntu gukunda wa nyawe kuko abakobwa bakunda umuntu ufite amafaranga ariko ntago baba bakunze umuntu bakunze ayo mafaranga. Abakobwa bo mu Butaliyani abo mu Rwanda n'abana beza n'ukuri ndabakunda. Do mwana gabanyisha radio harimo ikiririmbo cya papa cyangwa uraza kumera sawa papa. I'm glad you came. Nishimiye ko waje. I have a last request. Ariko hari icyifuzo cya nyuma nashaka kukubaza. Iki Very hard for you, I know. mwana wanjye ikintu ngiye kugusaba kiraza kukugora. Icyo ari cyo cyose papa mbwira ikintu ushaka kunsaba. Wumva amagambo y'umusaza. Mwana wanjye Far away. ndagira ngo ujye ahantu kure cyane wumve witonze. Month with no money. Umara ukwezi nta mafaranga yawe ukozeho. Your name. Ntuzanakoresha izina ryawe cyangwa hiti ryawe. Mbega nshobora kuba nta mafaranga afite navuga ngo niruke bakama ibintu by'ubuntu. Kubera iki papa bikore? Promise me you'll do it for no less. Mwana wanjye nsezeranya ko ugomba kumara ukwezi ubayeho nta mafaranga ufite, mbega ari kuri konti. You promises. Kandi ntukagire n'abantu usezeranya ngo muri icyo gihe uzabona amafaranga ufite ngo nimunkorere ibi nzabitura nyuma y'ukwezi. Genda ubeho nk'umukene. No. Oya mwana wanjye. No, there's no time. Nta gihe dufite, nta gihe mfite. Me. Sezeranya. Cyifuzo papa cyanyuma yamusabye. Mwana wafite imyaka nka 30 na. Ndagusezeranya papa kagiye kumara ukwezi abayeho nk'umukene. Umuntu wari ufite za miliyari ze bamutwara agenda mu majepi purivaringa gari kumubwira ngo ugenda ubeho ukwezi nta n'atanu ufite. Ibyo bintu wabishobora? Itutekereza nk'umukiruzi muri Kigali cyangwa undi muntu ukomeye abayeho ukwezi adakora ku mafaranga ye, abayeho mu muhanda ubwo nyine barakwereka hashize iminsi mike. Urumva ukuntu byabikomeye? Nanjye sinabaho. Ariko ngiye nabaho nafite amafaranga. Ikibi ni ukumbwira ngo mbeho nafite Yesu sha aho nanapfa. Ndagukunda. Cyangwa ukambwira ngo mbeho nafite Muhammad aho nanapfa. Muhammad nako Allah. Sinabaho nafite Allah, sinabaho nafite Yesu. N'abasenga ryangombe sinabaho nafite ryangombe. Maze amahoro ahinde mwa abanyamadini. I must leave for a while. Yaje kubwira manager babati babu ngiye kuba ngiye. Nzamara iminsi kandi mfite kugenda. Will you be gone? Uzamara igihe kingana iki? Iminsi 30. It's gonna be alright. No se Danibari ni wa wundi bahanganye. Nzaguhamagara. I need Claude, nereza ikofi yawe. Fata ikofi yanjye. Mbega n'ibyangombwa byose birimo. Ni Claude n'umushoferi we niko yamubwiye. Bakurana ibyangombwa. Izina rye nagagomba kurigenderaho. Akira ikofi yawe nanjye mfata yawe. Umusore sasa hakurino. Mu ndege. Wanyongera. Nk'umuntu uzi ko nta mafaranga ari buze kongera gukenera agiye kumara iminsi tatabayeho nk'umukene. Ibiryo byo mu ndege ari kubirya. Ako no hari igisaza cyateza umuntu ukora mu ndege. Wajya ureba hujya? Bariri nyakubaho. Zanira champagne. Ndaje nyizane turi mu ndege. Umusore apakira ibyo amaze kurya mu ndege apakira mu mufuka. Papa yamubwiye ati mwana wanjye atarapfata igenda umara ukwezi ubayeho nta mafaranga ufite. Amumenaho champagne. Ese kunama ntabwo wabishobora wakagore? Umusaza uvuga nabi uriya mu bakiriya habamo bakiriya bavuga nabi. Nanjye njya mpura nabo. Akakazara.
nta mukiriya ugira ikosa. Give me another nap. Nzanira indi seriviyete. Yes, sir. Yego nyakubahwa. Hari igihe umuntu akubangamira nyine ukihangana. Niko mukodora ukuntu kimukurura mu ngutiya. Kind of like this. Give me the filet mignon. Numva bino bitwara unzanire filet mignon. Nzanira filet mignon. Ikigabo kirano ni igisaza ariko nta discipline. Nakubwiye ngo ntukumve ko umuntu wese ushaje ibintu akubwira byiyubashye. Cyase afite ubwenge kuko nibigoryi birasaza bizanasaza. Bisa no good. Bino bijumba ntabwo ari byiza. Ukobwa yarababaye iki gisaza cyaherekare afata ikijumba. Urebe? Bad potato. Ikijumba kibi. Akimutaho. Now it's a good. None ndagikubise kibaye cyana cyiza. Abagenzi baribonye baramuseka. Yari yahereye karabanga makoko. Bimeze bite? Katorori. Hakurino. Ibyo byarabaye. Umusore Pupu yaramubwiye ati mwana wanjye. Ubuzima ubayeho sinzi kuzigera umenya urukundo rwa nyarwo. Ufite amafaranga, uracyari muto, ufite hiti. Muri make abakobwa bamwirirwa uruhande uyu musore ahinduranye abakobwa benshi. Niba abandi baba mukundiye ko afite amafaranga hari icyo ari bubahe cyangwa se ari umuhitinzi. Niyo mpamvu Pupu yamubwiye ati genda umara ukwezi nta mafaranga ufite. Niryo jambo se yamusabye imbere y'uko apfa. Bimeze bite rero? Cya gisaza kiri hano. Do muze abantu barabafunga mutwe. AB. Hello, Mr. Chris. Bite Godwin we? Hello, my. Bite na gatafari kanjye. Cya Godwin gifunze umutwe. Kuko mana yanjye ni umukobwa uje kumutwara n'umushoferi we. Katorori. How are you late? Kuki wakererewe? There was an accident on the expressway. Hari impanuka yabaye mu muhanda. You anyway. Your wife called. Ninde wakohereje n'umugore wawe? She was. Yirukanye umuntu wajya kugutwara arambwira ngo nzi ngutware bivuze ngo uyu mukobwa ntago ari umushoferi. What happened to your clothes? Imyenda yawe yabaye iki? Just drive. Twara ukabanya amagambo. With all due respect, Mr. Curtis, Byubahiro byawe. state agent, I'm not your chauffeur. Dushinzwe kukugurishiriza amazu yawe no kuyashakira abakiriya. Urakiriroke. Sikegariwe buno nabafana bari kumvuga nta n'amafaranga bama gatuma nitsamura sikegariwe. Urebe hano. Rata no kumvuga nta ribi. Musore yashano. Hey, I like to apply for the job. Ndi gushaka akazi. Hey, Ma, we hired somebody. We don't need no bond. Ciao. Have a ditch. Ndapfuye noneho. Ubu iyi si corona 20. Musore yatangiye kugenda azenguruka asaba akazi. Ibaza umuntu wahakaza umujyi wose ari kuzenguruka mu mujyi asaba akazi. Yaje yakorino. Mu kabari yari umukira atangiye kujya muri twa tubari twa magi. Inzarira mwishe niyemere gukora ku mafaranga ye yaje mu kabari. Hey, what can I get you? Atangira kurya bwa bunyobwa mu kabari batanga kubera inzara. Wampaye amazi nkanywa aje kugura amazi. Amazi nakuba yatangira ubuntu ikirahure cy'amazi. Agakobwa karamureba. Murakoze. Bite? Kamubonyemo umuntu wagura rawundi wanguriye rawundi. Nje nitwa Raura. Nje ninywera karedi waragi cyangwa nguvu. Nje nitwa Claude. Musore atangiye kwita ya mazina y'umushoferi we. Wibuke yazanye n'ibyangombwa by'umushoferi we. Hatazagira n'umenye ko wa mukire. Ko najya ngubona muri aka kabari. Business? Sort of. Bahanze y'umujyi. Waje muri business bisanga byo. Ukora iki se? Bakunda kumenya icyo umuntu akora. A little bit of this, a little bit of that. Utunga akora na turiya. Mvuka umutubare. A little bit of this, a little bit of that. Utuna turiya nkora utungora turiya. Terateranye. And there. Utuyese ntuye hano ngaho hirya iyo nzenguruka. Kikikurikira. Nakwemere kuvuga wari pepera mubwiye ati genda umara ukwezi uri umukene. I hope you have a nice day. Abizi ugira umunsi mwiza menye uri umukene. Nari nzi kuri bunyishyurire facture. Wait. Hari ikibivuze se oya urasa nk'umuntu udafite amafaranga. Hano tuba twaje mu kazi. Aha. Sasa rundi wamubonye. Samuterera. Azan. Ni umugore. Bite. You like olives? Menyere ko ukunda utwo tuntu.
yego ubunyobwa bwo mu kabari kuburira ubuntu. Always thinking I don't have a place to stay tonight. Sinzi ahantu ndi burarira ijoro pe, simfite ahantu ndi burare, nta n'amafaranga afite yo kwishyura inzu. Njye banyita Peter Banga, Jack Bruno. njye banyita Claude, nari kwita izina ry'umushoferi we ari kubeshya. Bidatinze yaje kumucumbikira, ni umukobwa bahuriye mu kabari. Ceceka yicyuriye umwana, ni nyamunini acyuye umwana, dusigaye dukorwamo akazi. Jya mu cyumba noneho njye kwambara utwenda tworohereye, kumbe muri salo hari undi uharyamye. Ni umukobwa uyazano, ni umukire, atangiye gusaba icumbi mu maninja. Maninja nayo araramwe mu ntebe andi mu cyumba, bivuze ngo maninja ari hano nayo afite inzu ntoya. Uyavayo uyicyuriye umwana, mugenzi yagombaga kurara mu ntebe. Systeme mikorojene na kategori twara ari mu rukengira. Umva se umukire wihaye waryaga ibyo ashaka batangiye kumugaraguza agati kubera icumbi. Peter. Nitwa Peter. This is very embarrassing. Man, ndikumva bino bintu ari igisebo pe. Sinagwaye icumbi, sinshobora. Don't tell me you can't get it. Tambwira ko taragira ubushake se. No problema. Ntugire ikibazo. Nothing the big V. Bino binini byitwa V big V biragufasha kuba byazura umurego, iki niki umugara. Okay. Uri umutinganyi? Ndi umutinganyi. Wakigurikiye uyu umenya ko uri umutinganyi, sinari gushaka undi mwana ntahana. Umusore yemeye kwita umutinganyi aho kugira ngo arye nabi. Buriya aho kurya nabi waburara. Uyaje kugona. Umusore yaraye hasi, aho kurya nabi nzaburara urw'igikundiro nago nakwiteza. Yemeye kwitwa umutinganyi, ntunankoreho. Wari umukire turatangiye kurara hasi. Iki ni icyifuzo bupuyemo, yaramubwira ati genda umara ukwezi ubayeho nta mafaranga ufite. Umwana yakuriye mu bakire, akimara kurangiza kaminuza muri Amerika ahita nawe abona amafaranga y'ababiliyoneya, za miliyari nyinshi cyane. Ntago asa ubukene. Muri make Paul aravuga ati mwana wanjye ntago uzi gukunda n'ukwanga. Nanjye ubu kubera nsigaye mfite nako nta n'igenzi nafite amafaranga menshi, sinzi abankunda n'abanyanga. Byanyabyo abambwira ngo bakunda uburyo nsobanura bo barakapu. Abantu bari cyumweru ntasobanura bakanuka subwo barankunda. Bakunda filime. Just couldn't sleep with that. Umva nari natahanye na Peter ariko ari kugona, sinaryama nyine ari kugona. Umusazi. You have the middle of the night to talk to me? Uje n'ijoro mu gicuku nkangura ngo tuvugane. Peter, aka gasore wazanye hano ko kari kunereta uyu mukobwa niwe twabonye atwaye cya gisaza cy'igifunga mutwe. Cyangwa Odwin baramusoye muri iryo joro. Muri box bazo umuntu w'umukire. Muri box Peter bamunagira ibyenda bye mwamaye ibobo mwe umuntu arabaha icumbi agira ngo hashye mugashaka kwe. Believe it, you brought in total. Ntabwo nakwizera ko watanye umuntu utazi. Sorry. Mbabarire. It's been especially scary for you. Menya hari byagukanze. At least he was a looker. Umusore muri iryo joro baramumenesheje, nta nganje afite. Konte yuzuyeho amamiliyari n'amamiliyari. Kumbe muri iryo joro imihanda bifite ba nyirayo urababona, ariko n'uburyo baba bagenda mu mihanda urabibona ko uyu mwana ufite sitabi mani rya Niyoko. Duhe kofi yawe nimba nta Niyoko ufite. Bamubazaga itabi. Sore ukeneye kurangura tabi rya Niyoko, mbibutsa ko ryamaze gukwirakwira mu gihugu hose. Umusore acaho Katururi n'abarara bashakaga kumwiba, ntibazi ko nta kintu yifitiye. N'igikapu cyari kirimo utwenda two guhindura agisize mu barara. Aza hakunino bimeze bite? Nuko tuyitangiye zamukana. Hey sore, urabizi reka ducakire hakurya iriya mwana kureba naho yihishe. Hari abari kwirwanaho, azamuka hejuru. Umva hano hari igisambo kiri hano mu Gatsata umanutse n'iki baratangira guhamagara polisi. Umusore aza kwitsimba amabanda ari hano. Hey mwana umuginga mvunnye isura riruka. Afite iki mu gikapu? Mwana afitemo ibyenda by'imbere gusa n'amakariso, nta kindi afitemo kizima. Twereka muri icyo umusore yavuyeyo ari kumuhiga barara. Tarajya kure polisi bari bamaze kuyamagara ko ari ibandi iri muri aka gace. Amaboko aho tuyareba. I can believe this. 4 packs of peanuts and a dozen condoms. Twamusanganye udukingirizo twinshi n'amashashi y'ubunyobwa. His choice. Muri gereza umukire wa danje arazira ubusa. Get this wise ass out of here. Werekera mu mujya kore umuginga wigira umunyabwenge hano. Bamukurana. One phone call.
uyu mujyi wa New York rero ukwemerera guhamagara umuntu umwe ku munsi uri muri gereza hamagara bamuha igiceri. uyu mujyi turimo witwa New York, mbibutsa ko mu Rwanda nabonye haraje iryitwa New York. Itabi niri bikubuzima ariko nubundi nimba ryarabananiye kurireka bamwe ngo muzinywere New York. 60 million from Chase and Citibank. Yamakaye manager babatinishije miliyoni 60 tugura migabane ubu turacyayoboye. Kora icyo cyose. Ukurisha na miliyoni n'imitungo ya miliyoni 20 ariko uramuntu haduceho. Howard Hughes. Bra mugingo urumva ko ni wagira ngo yigize Howard Hughes 1 yigize umukire. Umukire twa Howard Hughes ni wa undi bahanganye. Avayo abapolisi ni batavuga ati zirani za mayibobo turayamaye ni tugatangira kwiyamagarisha ngizo miliyoni 20 gusa sindi 60. Polisi yisekera avuga ati zimbobo ziyemera hari amafaranga rego ufite akana gusa kumbe muri gereza yanari Chill for handsome. bagufungiye ikibogari narongorotse mu idirishya wese uraziriki yanari ari muri gereza njewe se Go with the children's room. mani ngiye nafashe ku ngufi ihene ahantu muri zoo y'abana hazuhandi nyine babika inyamaswa. Felony or misdemeanor because I really get confused. Ntago numva ariko ikibazo kitumye urimo hano nyine. No? Do. Akiri ko gitangira kumukorakora ni cya yantare. Do. Can you pray like that? Tera. Kigabo. Urebe musore mfite amafaranga ariko. Papa yamusabye kumara ukwe. Do. Kiraniga. Muri gereza kirakubi. Polisi uvayo. We. Polisi bavayo. Vayo wa mujinga we yantare bamukurayo. Cahana. Sahoka se sohoka. Kikoryi. Uyisigaye hano. Bitangiye kumucanga uyu n'umunsi wa mbere. Ariko akibuka isezerano yahaye papa we. Amubwira ati ndagusezeranya nzemera kubaho ukwezi kose nkaho nta natanu mfite n'amafaranga mfite. Mwana warumenyereye amafaranga rubayeho ubuzima bwo hejuru. Byuka musore mu gitondo umunsi wa mbere. Two honks, story checks out. Twafunze abandi barara babiri weho busotse nyine. After breakfast, come on. Agenda amaze kurya ibya mu gitondo se. Shit, let's go. Oya genda umusore no gupanga kurya muri gereza yumvaga yakwigumira muri gereza byibura kanarya. Ngo mwamaye ibya mu gitondo se ati taha genda se. Bamubyukije saa 10. Inzara imeze nabi hano hanze ku buryo umuntu yakwemera akajya no muri gereza ngo yirire ikigori. Baramusoye. Turi muri New York. Umusore yavuye Los Angeles ajya New York. Kuva Yajan California aracyari muri New York uyu. Unyine ni nkubwira ngo umuntu Brand new pack of condoms. Would you consider? mfite ibiceri 50 amasente 50 n'ipaki ya condom wa mpamitike intwa. Kumbe dore wa mukobwa. Uyu mukobwa akorera AB Godwin twamubonye. Niwe umugurishiriza amazu ye. Uyu mukobwa twaramonye. Ndetse nawe mukobwa twabonye muri yanzu yaraye mu ntebe. Ari kugenda abona yakurikiwe. Mukobwa Bona sa nk'uwakurikiwe kigabano cyamukurikiye. Mukobwa yihutamo agasa nk'uwibuka ko hari umuntu wajya gusa nk'umunigana none w'umugabo. Mukobwa sano kingura urugiyuse cyane abona yakurikiwe. Imbere igihe ukeka ko umuntu agukurikiye yibereye muri gahunda ze nta muntu kwitayo. Umugabo yarari kujyaho imodoka yiri. Byagenze bite? Ntacyo. Rebe. It's not getting any easier, is it? Bisa nk'akazi kawe katakorohera mwana wa. Well, it's time to cheer up. Nicyo gihe ngutuze. Vote for you again today? I'm not interested. Uzi umuntu wagwamagaye umunsi wundi w'umuhungu ntago nshaka kumenya. He's a successful accountant. Uno musore n'umuntu mwiza na accountant wabonye amafaranga ye. Overweight, but I don't Nubwo abyibushye nk'udatekereza ariko mwakundana mwana wa. Hari igihe mu rugo babona utangiye kurambira na waragumiye bagatangira kuguhatira umusore. Uriya mugabo afite amafaranga. Ngo nubwo rwose afite ibiro byinshi ariko mwakundana nubwo abyibushye nk'udatekereza bo n'ababyeyi. We could have them over, we could make a nice light dinner, something simple. If I Rebe. Ako nino. Musore. Yashan. Yeah. Nta mafaranga afite.
yaje hano aho kurara nta mafaranga yemerewe gukoronga ajye kuhishyura, agomba kubaho ukwezi kose nta mafaranga afite. Icyo nicyo cyifuzo Popo yamusabye cya nyuma. Yakuyemo urukweto hano do. We n'abasazi iyo udafite amafaranga nabo nta muntu utagutondagira. We wa muginga we Sifiriyani. Arabanza aramuhenera yagasani. Thanks for the view. Urakoze kunyereka iyo view. Urakoze cyane ngaho yicarire. Bivuze ngo umusazi yari ari kumwirukana mu ngangi ye. Yamugiriye ahantu n'ukurara ingangi. Yarayi hano. Kurara ingangi. Katorore ni umukire ariko ari gukora ikizi cyifuzo se yamusabye agiye gupfa. Mu gitondo bw'inzara bimeze nabi, ni umunsi wa kabiri ukwezi uyu muntu ari bukumare. Hot dog igura ngahe? $2. Uretse ni isake. Kwisaka hari ikintu kigura amasente 50. Amasente nta nubwo aba yuzuye $1 bivuze ngo nimba bari kumuca ijana ry'igiceri cy'amanyarwanda ashobora kuba afite nk'5 cyangwa 20. Umugabo yabonye ko uyu musore ashonje apfa kumuha icyo kurya. Sha endo zagwa ahandi. Oya kunyishyura bireke igendere uzagwa ahandi. Buriya nubona umuntu w'umugabo mugenzi wawe atari kukwaka amafaranga nta kindi kintu ari kukwaka cyahatari, akwaka ibi bintu by'ibitwa ibiryo uzamwihere ubwo biba byakomeye. Umugabo yaramureye ati musa ntari kiri ibiryo wigendere. Uwo muntu nyine jya umenya ko abashonje ubwo. Ikinyamakuru cy'ubuntu kanasoma amakuru ahageze y'isi. Musa ndabona uringagara ari kuri kurwanira na ba wamfunguriye ikinyamakuru gitware menye ubabaye. Ngo hembe se amukubita bya biceri ni nko kumuha 5 mwana Musa. Abandi baduye inoto uri kuma 5 Musa. Kumbona usa nk'ingagara ibiti. Bibaze musore hano yarangaye. Do atangiye no kujya yigongesha kugira ngo bamuhembe. Hari abantu ngo bajya kwigongesha imbere y'imodoka ngo baba amafaranga. Ukeneye ambulance uyamize neza. Tumujyane kwa muganga yari yarangaye imodoka iramugonga. Tubarire ni umusore wamugonze. Makosa nanjye ntabwo naribaga. Ufite amazi basi ngome sawa. Ngeno ngo amazi. N'amazi yo kunywa ni ikibazo. Musora mwicaza hano imodoka ye. Wize hehe? Wize NYU. Ngo ni New York University niho yize. I'm looking for a job. Ndi gushaka akazi. Yanitwa Fred Adams. Yanitwa Claude Reno ari kwita izina ry'umushoferi we. Ukaramutse izina avuze izina rye rya nyaryo bahita bamenya ko ari umukire. Hari inshuti yanjye zikeneye umushoferi. Akazi k'umushoferi wakemera cyane. Urebe ukuntu abantu bihurira gutyo mu nzira gusa. Umusore yamurangiye akazi. Tugenda wereka umuntu waguha akazi ko gutwara. Yamuzanye mu rugo rw'umukire. Urumva umuntu ukenera umushoferi umutwara bafite amafaranga ye. Mwe muracyarwana navura mugenda mukururana nazo. Uyu musore yaje gusaba akazi. Okay. Thank you for everything. Claude aje gusaba akazi. Yise Claude izina ry'umushoferi uri kamazina ye bano bose ari kujya gusaba amakazi barusha amafaranga. Ain't gonna do it. You son. Kumbe cya kigabo bita Gwaduwe nicyo kiri gutanga akazi cy'igifunga mutwe. Bahuriye no mu ndege ikintu kizanyica. And I'll be out in a week. Numva ibyo nshaka nzava hano mu cyumweru kimwe. Umugore n'umugabo bahora mu miserero. Rebe. Got it. Ndabyemeye. Now you're talking, darling. None uravuze chérie. Uravuze. What the hell do you want? Urashaka iki? I'm here for the driving job. Hano kubera akazi ko gutwara. Icara sha icara. Bari bakeneye umushoferi. Ngo komana kani bogari bite. Wigeze utwaraho mbere? Ferro Olivetti in California. Natwara guhitwa Ferro Olivetti y'umukire muri California. Sam. Isameze gute uwo mukire duhora twumva kumbe ni uri kwivuga. Well, I'm sure of it. Umwana mwiza yego. Whatever the hell. Bagwembaga ngahe? $1 a week. $900 ku cyumweru. No, with me.
I pay $600 a week plus room and... Nakwishyura amadolari 600 ku cyumweru ariko harimo n'akandi kazi ko ku ruhande. Wumvisha amafaranga bishyura menshi. Daddy, I need money. Papa nyine amafaranga gakobwa k'umukire. The party tonight. Nta kintu ufite cyo kwambara mu kirori. Not my mother. No. We naguri mama wanjye ntukanamvugishe. Ntukavuge gutyo. 500. Wangahe 500. Kareba ibogari ry'umusore bazanye mahenga ko mana yanjye. Papa muzanye umushoferi w'ibogari. Mwana hano urebe. Numukira bano bantu bose bari muri uru rugo yabagura akajya bakubita guhera mu gitondo kugeza ninjoro. Akabavuriza mu Buhinde. Darling. Ariko yemeye kuza kuba umushoferi. Someone to bartend. Usikira ijoro tudafite umuntu uri buze gukora akazi ko guseriva abashyitsi bari buze. Nabyo wabikora? Yego nabyo nabikora. Ndabaze. Umukire bamuhaye n'akazi ko guseriva. Bamuhaye ukwezi ko kwicisha bugufi muri makini papa yo bimusabye atarapfa. Amamodoka y'abakire kuyoza abarusha n'amamodoka meza. Mbega niho kunsanga ndi koza amamodoka y'abantu n'amamodoka yanjye muzi ukuntu yihariye. You married? Ese ufite umugore akana ko mu gipangu. Oya. Oh, to celibate. Ngira. The name's Miss Curtis. Akana kavuye n'akana ko mu bukine ko kaba gafite umuduga kikaragamo. Agatwikiri. Akana gaco. Kumbe barakwereka muri iryo joro habaye ikirori. Umusore ari gukora nk'umuseriveri bano bantu bose ari guseriva barusha amafaranga. This is a mess. Korode none nagubona kwanduye. Ano masane sinyabone hana kana kari kumumenyera. Kumba rusha nasa amafaranga yabagurana. Sore muto nsukiramo shawa agaseriveri we. Sukiramo iyindi redi waragi. Inzoga zose zikorwa n'uruganda rwa Ingufu Gin ziba zisobanutse. Amusukiramo abaginga bari kumenyera bonsukaho redi waragi mbarusha amafaranga. Abarusha amafaranga ariko yiciye bugufi. Do ari koza amasahani. Umuntu utarigeze uba yoza isahani nimwe ari guseriva abakire yoza n'amasahani. Umugore wa boss aza kumumenyera. Nakunze buryo cyo ukoramo ibintu byawe. Imabuje yakunze umukozi wo mu rugo. Successfully defeated Dunbar in their takeover fight for the uruganda rwa Ferro Oriveti rwatsinze witwa Dani Bari is not over. Iyi nambara yabihura iriho. They always lose. Gusa Ferro Oriveti teka uri wa mbere. Akaba nawe president w'uruganda akaba ari na billionaire. Kumva woza ari boss wawe ari billionaire yarenze. Yararenze kumbe ni uri kwivuga. Tururi. Kumbe turakana kasinze kari kumwe n'abasaza bo bari mu kirori. Papa sanga abashyitsi yatumiye bari gukora kora umwana we. Kobwa ni mpamvu babwira ngo nimugasinde. Uyu naga byitayo karakana ntago ari wakabyaye ariko uyu mushoferi bazanye ni bogari. Uyu mukire mutane. Papa wandikeye umusaza ureba kana kasinze. Buno bwana bw'umukobwa bunywa amayoga usanga katazi nahahi n'uwatwitse. Baba aryamye. Telefone. Telefone. Hello. Good work. I heard on the news. Wakoze neza babu amakuru nayabonye ko tukiyoboye. Ubundi manager bagomba gukurikirana ibintu niyo waba udahari n'iki. To give a bonus of $5,000 to each of my employees. Abakozi banjye bose bahe ibihumbi 5 by'idolari nk'agahimbaza musiki. Sibyo? Babwire kare papa wanjye wayabahaye. Hari ikindi kintu ushaka kubwira. Quiet lately, but he's promised to fight it on. Uriya mukire nubwo twamutsinze Dani Bararaza gukomeza ngane natwe. Uramuke babu uramuke. We komeza ukora akazi ntago mpari. Haga ari ngombwa manager umubwira ibyo ari bukore. Abaza akazi ke uramukubwira ati urwana nabyo ariko. Papi Valence. Kumbe kugera hano yageze mu cyumba cyasanga mabuje yaje mu cyumba cye. Nyagasani. Ureba abashoferi rero ukuntu bagowe n'abakozi bo mu rugo bamabuje bajye bahohotera abakozi bo mu rugo bakabarya. Ndabizi. Jya munsi y'igitanda umugabo wawe arashe munsi y'igitanda. Debere. Ujye munsi y'igitanda. Kumbe narakana. Urabizi shofe nanjye ndagushaka. Ndebere iyo uri umukozi wo mu rugo mabuje arakumenyera abana barakumenyera ndebere nawe. No, just remember I made a choice. I'm celibate. Umva ngiye nafashe icyemezo ndi celibate n'abantu barayarare yavuga ati sinzigera ndyamana n'umugore. Sinzigera nkora ubukwe. It's Mr. Curtis. Ninde papa wawe araje. Papa araje. Ujye munsi y'igitanda aho wawisemo nabi cyakurikiriye. Urebe mama ari munsi y'igitanda umukobwa nawaje bose bashakaga kurya umwana. Na boss avaye. Numvisha imodoka yawe iza ndavuga nirikaze tuganire shoferi. Ntabwo twazaganira boss. Uzasanga umugore mu cyumba cy'umushoferi. Comes in. Kwino nyicari ruhande ari koneye Big Godwin. Right there?
aho ngaho yingwe n'uwicare hano ndebere filime witonze usora vayo icara hano icyo kigabo I'd like to think of you as more than just an... Genda shaka kujya ngufata birenze kugufata nk'umukozi gusa byaba ari byiza rwose muze When I take an interest in someone iyo ngiye umuntu mwimvamo bashaka kumumenya birenzeho ikigabo gitangira kumukorakora yagasani bivuze ngo noneho papa arashaka kumutura hasi umwana arashaka kumutura hasi umugore arashaka kumutura hasi iyibe nyiri byaga imbwa ziramwonera iyo uri umukene ko abantu bose bagutura hasi wabibaza amaninje muri Amerika mbega umusore yabaye nka sanitizer muze uzise ntabwo nkunda kubivugaho ikibazo mfite ariko not contagious unless you know you nyine indwara rwaye ni zimwe zandura zo mu mibonano mpuzabitsina niho zandurira sinzi nimba ubwo twaryamana umusore atangiye kujya abeshya abakirenga rwaye sida kugira n'ibindi birwara kugira ngo bamuveho kano kavayo hoya mva njye akana ko mu rugo iri joro ibyo bintu wihaye byo kudatura please wait yakasanuye kakana kamviriye kuri sheri I'm impotent ndi ikiremba ndi impotent ikiremba you can do right now is just leave ikintu cyonyine wakora vana ugende ndi ikiremba umugabo atangiye kwisuzuguza akiyita ikiremba n'ubundi nta muntu wari ugukeneye wa mukozi we ariko bino uzabyishyurira You arrogant bastard! wakinyendaro ukiyemera ngewe uranyima nasoni nikuriye ni buriya buzima mbayemo nirirwa nima abakobwa kubamagurukiwe mabuja uyu nawe kandi yarate ni ngewe rata turi n'iki uru rugo wagira ngo rubamo abasazi gusa urakwereka ibyo byarabaye uyu mugabo ni umukire urebe bitese imbwa nayo ishaka kumutura hasi nyagasani iyo uri umukire nta muntu utagutura hasi hano hagoromanye ndagira ngo nyumve Claude byabaye ijoro ryahise ntabyo nzi bose yaragiye kumubwira ngo utazagira ubwira ko nashatse kuryamana nawe umusore ati ibyo ntabyo nzi nta n'icyabaye nzi yes sir ngaho subira mu rwego nyakubo sasa umusore kugera no ku kazi yabonye wa mukobwa yigeze kumubona muri rwa rugo bigeze kujya kumucumbikiramo rwanya munini uyu niwe wari uryamye mu ntebe umusore we met before right njye nawe twigeze duhura ariko mbere ntabwo ko manangira ibogarira I'm afraid so. njye ntabwo mbizi ibyo abonye icyuki ku kazi uyaza kwihamagaza ubusa mwakoze inama wabona nyine nibyo mwarabivuganye reka nigendere bakoze inama maninja You're not gonna believe this. Peter ntabwo wakwizera ibaye hano ibiki nyamunini Wait, I'll go. ndaguhamagara nyuma See Curtis Realty. Could I kumbe hakora live there with him? uyu mukobwa yaje hano baracyari mu kazi Wow, you really blew him off, huh? uriya musore uko wamwiriyeho The Broderick penthouse. Yep. numvishe nk'inzu ya Broderick wayikodesha wayiboneye umukiriya That creep takes yego up. iki cyumweru cyambanye cyiza bano bashinzwe kugurisha amazu no kuyashakira abakiriya my god mana yanjye I think I'm ndakeka ndi mu rukundo see him. wambungira umusore uvuye hano w'ibogari Oh, nta gahungu k'agatinganye barakwereka hashize iminsi 3 umukobwa yari yakora ino mu kazi kugera ku ntebe ye hakorera hari indabyo bisa nkaho hari umuteguriye indabyo hari uwazohereje wanyoherereje indabyo ra indabyo ubundi see Curtis Realty. si Curtis Realty Oh, it's Diane. ni Diane ugwamagaye I forgot my briefcase. nibakiwe agakapu kanjye aho kansanire mu rugo The only button I want to hear from you. ntumbwire ngo ariko ndavuze ngo nkubone mu rugo nzaniye igikapu cyanjye I have to go to a funeral this nari mfite kujya gushingura You can go from here. ujye gushingura uvuye iwanjye nyine yahise afata taxi yihuse bafite bosi mu Godwin baze Godwin yagukoresheje ariko aranagukubita bezano kumbaje muri rwa rugo uyakora mari kumwe na nyirabuja uyu kureba yabonye wa mukobwa asigaye amwemera
mabuja arafuha. Hello. Oh, it's Claude, it's me. Claude. Njye turanyibuka kurangarira handi kandi ndi hano urugo rubamo abantu bameze nk'abarwayi gusa. Claude. Abakozi benshi mu rugo bitwa ba Claude. Dearest? Waritse gusakuza ariko. Just helping me with my begonias. Claude yari kumfasha begonias zanjye. Begonias later. Izo begonias warazikitoho nyuma. Uyu mukobwa mutware. Ntari binda gutwara. Reka nzane ikote. Yatwaye umukobwa n'umushoferi wo muri uru rugo nanjye yunsuye nyine ndabwira abana ati gutwarisha gutware. Do you mind keeping your eyes on the road? Washize amaso imbere ukareba imbere utaza kugonga. Mbabarire yaranga yarobye. I'm sorry about what happened at your friend's place. Bare ku byabaye icyagiye mu rugo rw'inshuti yawe. Ntabwo natunguye kukubona muri office nanjye. Ugeze gora mu rugo rwose. Indabyo wazikunze. They were from you? Zirandabyo niwe wazohereje. I know I scared you. Nari mfite ubwoba numvaga ariko kantu gato nagukorera. Nazikunze. Urambabariye se? Cyagiye mu rugo nyina musanga aryamye mu ntebe bakamusora mu nzu nitwa Diane. Claude. Je nitwa Claude. Claude nitwa Claude. Claude amuza hari amazina. Funeral. Who died? Ninde wapfuye gushingura se? Miserable old relative. No muri famille yacu warushaje ariko umwana muburaho. Can I come with you? Tujyane gushingura. No, I'm dressed for it. Urabona nanabyambare yambaye imikara. Yes. Boss wawe se Flat. ndamubwira ko ipine ryapfumutse. Ndamubwira ko yagize flat. Can I buy ipine ryapfumutse nyine twigire gushingura. all I can afford right now? Sure. There's one good thing about this funeral. Hari ikintu cyiza kuri iki kiriyo ngiyemo. Funeral, the faster it goes. Boy, this guy was cheap. Nukubanga iki kiriyo kiri buze kwihuta kuko twishyuye umuntu uciriritse wa make wihutisha ikiriyo ngo kive mu nzira. Bivuze ngo n'abapadiri bababishiye nyine ngo baze gushyingura gusoma misa yo gushyingura ngo misa rero ngo igiye kuba bishiye umupadiri wa make aza yahaze kangufu yashyizemo ingufuri ye nk'umuhitinzi. Bano baraseka. Umuntu wapfuye nyine ni wa muntu upfa ukumva ntaribi. Hari nk'umuntu rero kabatu yapfuye ntaribi. Ngo nkande Celebrate the Yesu se ko yapfuye mwabonye hari iribi ntiyazutse. Dajana. Yesu rero apfuye ntaribi kuko arongera akazuka. Akanadupfira. Catherine! Yes, that bore the death of Silvio Catherine, Wapfuye harya ninde yitwa Silvio Carutini barisekera shayi mugenga. beloved wife, who died here last year. Uyu mugabo wapfuye ni byiza cyane kuko agiye gusanga umugore we wari umaze umwaka na wapfuye babani kuzimiyo. Was well worth her weight in gold. Cha ubushize yapfuye yambaye imikufe ya zahabu uwo mugore wapfuye. Misa ni kuri yayisoma nyine bwo gitambo cya misa kirarangiye. Niyo anazajya muri purgatori cyane ashaka zabireke. Nyine baba bamuhaye make na wasoma misa ya make bano basohotse basetse. Twagiye kurya mu biriyo byinshi ariko iki kiriyo kirarenze. Do bariye mu biriyo byinshi. Abantu basigaye barya no mu biriyo si mu makwe gusa. Do narwaye ibisinizite wagira ngo ni kaboy. Arafati kaboy. Avuye kwipfuna aza gusuhuza uyu. Umva mwana wa Imana iguha umugisha mukozo wa muswara avuye kwipfunisha. Iki kikuryi we. Ibaje yakurira kunywa gacyayi na wa mukobwa yitwa Diane. Cyenda muri udasanga umushoferi. You're mysterious. Ndabona uramayobera. Running from the law. Mbese nk'umuntu uri guhunga amategeko ukaba waraje kwigira umushoferi. Hari igihe ureba umuntu uburyo yitwara mu buryo nkwamo nyine ukabona ko atakabaye ari umuntu ukora ku kazi nyine bitewe n'ukuntu ubonamo. Nyine hari umuntu ukabona yatunzeho amafaranga cyangwa ukabona amafaranga aramubereye. My child and I was very sheltered. Me too. You were sheltered? No, I was an only child. I'm sorry, go ahead. Are you married? Ufite umugore? I love my fun and freedom too much. Ibyishimo byanjye no kwishyira nkizana ntago nashaka umugore. Mva ikigoryi ariko. Fit into your fun and freedom so I could... Nyega ko nzigera ngiye nisanga muri ibyo byishimo byawe. Bitse ariko. Hari ikibimvuze? Okay, let's start over. Wakereka dutangire bushya. It's not a date. Ubwa mbere nyine nzoka we ntago ari date yanjye nawe. What's wrong with the date? Dusohokanye se bwo nk'abasheri byagutwariye. On a date like over a year. Hashize umwaka nta muhungu uransohokana. My husband died in the Iraqi war. Umugabo wanjye yapfiriye mu rugamba rwo muri Iraq. How long you guys were married? Bari maze igihe kingana iki mubana? Imyaka 9.
mbega ni umupfakazi For you now to, I don't know, start going hari nicyo gihe nyine just a little closer. wongera utangire bushyashya gake gake urebe ko nimba umugabo yarapfuye. feel comfortable talking to you about myself. Sinzi impamvu numva ntekanye iyo ndi kuvugana nawe, mba numva ameze neza. You feel that way. Nishimiye ko ari uko buryo wiyumvamo, sibyo? I don't want to get into it, but there's another reason why I was forced to live back with my parents after David died. Nyuma y'uko umugabo wanjye apfuye David bahise bamatiriza wongeye kubana n'ababyeyi banjye. Pressure never stops. Ariko ababyeyi banjye bamuzaye igitutu. No, Igitutu nyine ngashaka undi mugabo. So we got at least like 2 or 3 hours to spend. I mean, Baraganiriye amasaha agenda ari icuma. Ubwo nyine ni umushoferi ni ukubeshya boss yenga ipine ryamfumukiyeho. Baraganira. Amasaha yaragiye ari icuma baganira n'iki ari kiye abantu bahura bagahuza. Yeah. we went into each other. Nishimiye ko twahuye. Even if this is not a date. Nubwo njye nawe tutasohokanye wenda nk'abasheri n'iki ariko ndishimye. No, thanks. Hari ikindi mushaka ra oya. can you believe we've been sitting here for over 2 Wakwizera ko tumaze amasaha abiri twicaye? weeks? Igenda byizera ko muyahamaze mwabaginga. He believes it. Uri yarabyizeye. Bamaze amasaha abiri bicaye hano baganira. Katurore. Yeah, ubundi imodoka biba byiza iyo muyiparitse mukagenda n'amaguru. Mukagenda ahantu. Bambigisha tekinike baraza guteretana imodoka ntago ari nziza mu kuyikoresha bagiye kureba sheri. Ubundi mugenda n'amaguru. Working with Curtis. Bazi igihe kingana ikorera Godwin imyaka 3. What do you think of him? Mubona utese Godwin? Potentially, I think he's a miserable person. Ntuzabivuga ariko Godwin mbona yarataye umutwe. For another agency. Ndi gushaka ahandi hantu njya gukorera Godwin birakatsindwa. Wehose. I think they're the screwiest people I ever heard of. Sha Godwin nanjye nicyo kigo nigeze mpura nacyo. Godwin wo muri Amerika gifunga umutwe. Next, paycheck? No, thanks. Muguriza amafaranga se mu gihe batarakwishyura ya wingurize. Umukobwa dise atangiye no kubwira ati mbe nkugurije se mu gihe batarakwishyura. Mvisha abandi bakobwa. Arahura n'umusore bwa mbere bagihura ati wa musore mbe nkugurije udufaranga niba kwishyura uzabuyama. Ubundi filime nshatse nayihagarikira ni iryo somo nashakaga kubaha mwa bakobwa mwe. Mwahaye abahunga amafaranga. Ego umukobwa usubwenge we. Ubundi uyu mukobwa babere rero rumodo. Ibihungu byose biri ku mutima biri kuvuga ngo ngoroke ngaho dukoreye umuti. Mungurire urwungi. It's my day off. Can I see you? Kuwa kabiri ntago nzakora tuzabonane ni ikiruhuko. Tuesday is a date. Kuwa kabiri ubwo ni date yanjye nawe. Umukobwa wacu kiragihunga azanye n'icyahe. Urebe. Ababyeyi bamurebaga. Who is that? Uriya ninde? Claude. Yitwa Claude. He drives for Curtis. Ni umushoferi wa Curtis wa Godwin. Uri kudukinisha. You won't give the time of day to a man like Stan? Umugabo nka Stan ufite amafaranga wamwimye agaciro n'umwanya. No trouble kissing the chauffeur? None uri gusomana n'abashoferi baciritse badafite amafaranga umva ababyeyi b'iki gihe. A nice man. Ariko ni umugabo mwiza Claude kandi ndamukunda. Mwenda nabiyamye. Umukire namwe muzagenda barongore. Nima muri hano. Kuki nta kintu uvuze? Ngerega ndi umupapa abasore nka bariya ntacyo babantwaye. Mama niwe ufite ikibazo. All right. Sawa. Mama yumvaga papa yarakwiye kumuvuganira umukobwa wacu yanze umugabo ufite kofi. I know he thinks it's too much. I think it's too little. No, you tell him. That's what I pay you for. Just a second. Uretse gato. Check out these apartments for tomorrow. Iza apartment ejo uzazirebe. Tomorrow's my day off, Mr. Yesh ariko n'umunsi wanjye w'ikiruhuko. Huh? Birahindutse ejo ufite akazi. Godwin ntajya yubaha abakozi be nyine ntago abaha akaruhuko. Kandi uyu mukobwa yari guhura na wa mushoferi Claude. Bidatinze akazi byabaye ngombwa ko ajya kugakora ari kumwe na sheri wo kugira ngo basohokere mu kazi bagakore. Through the windows. Yeah. I'm sorry that you have to spend your day off like this. Mbarere ku munsi w'ikiruhuko ugiye kumara uri kumwe nanjye mu kazi. Umukobwa agurisha amazu n'umukomisiyoneri. Let's get a cab. Dufata agataxi. Let's put it on the pastor's expense, okay? Barakwereka hashize umunsi. Iminsi ikomeje kwicuma. Kakana k'agakobwa ka Jean. Kamwiyemeraho do. Si wanyimye urukundo. Nakana gato. Yanze kuri iki n'iki ntagakunda under age. To see me, sir? Yakwashaka kumbona. Urebe. How dare you?
gute watinyuka wa muginga we? They what? Nkora iki? She told me. Umukobwa wanjye Nancy arambwiye. Told you what? Akubwiye iki? You went to her. Wagiye mu cyumba cy'umukobwa wanjye? Oh my. Ushaka kuryamana nawe? Yes. Kid. Umwana arabeshya. Itunsokera muri office wa kigoryo washatse gufata umukobwa wanjye ku ngufu. Ndakwirukanye. Ndakwirukanye. Kana ko mu gipangu. Abye mujye mwitonda buriya bwana hari igihe tubwima bukaza bubeshya ko twashatse kubukorakora. Kandi twarabwima. Urabizi ariko Godwin we. Genda wicyo wa kigoryo we. Umukobwa birukanye shiriwe na wayitatuka boss yirukane. Bega. Sicyo. Bosi. Believe you did that. That was bad. Unakwizera ko biri bikoze byari byiza ututse boss. Boss wabo ni ikigoryi. Twigendere shiri bakwirukana gase babona ngende bugakore bakwirukanye. Let's just get out of here. Tuve hano tugende. Still don't know what happened. Nta n'ubusinzi byabaye. Kara gakobwa na gasazi. Kaje kuri nge. When you came on to me. Akura nawe wanjeho. Uriya mukobwa ntago ari wowe. She's a little kid. Kara gakobwa na akana gato. I had a witness. Kandi mfite umutangabuhamya. Ubizi ko kara akana na Kimi. What? Umvaga nabivuga ariko iki? Ushaka kubimenya? Umugore w'uyu mugabo yari ari munsi y'igitanda ubwo kara gakobwa kaziga ngo turyamane nka kangira. Mu gihe uriya mwana w'umukobwa yise yisha mu cyumba. Cyakabati. I don't know. Maybe boss niwe yashatse ko turyamana n'umutinganye. How did you get rid of him? I told Wambwiye ko yawutese. Namubwiye ko rwaye ibirwara byandurira mu myanya ndangabitsina. you wanna know some more? Urashaka kumenya ibirenze? Iki? The dog tried to have my land. Bukeye imbwa yabo nayo yashatse kuryamana nanjye. Urumva iyo famiye itarwaye. Mbega none se umugore we wamubonye ute? We ntacyo atwaye cyane. Sasa yari kuvuga inkuru y'ukuntu urugo rwose rwashatse kumutura hasi harimo n'imbwa yo muri urwo rugosha. You need a place to stay. Ukeneye ahantu ho kuba. Yeah. Ufite amafaranga? Yego mfite udufaranga baranyishyuye. Yaramaze iminsi yishyurwa. Scare you if I asked you to have dinner at my parents' house? Hari ikibazo se? Usabye ngo uze dusangire ibya nijoro mu rugo rw'ababyeyi banjye. Yamutumiye mu rugo dore kuno mureba. Tuzane kagahungu k'agashoferi. Anywamo bukaba yifitiye n'inzara. So where do you live? Utuye he? California. Ndo muri California. So what are you doing in New York? None urakora iki muri New York? New York? No. Naje gushaka akazi. Ko gutwara amamodoka? It's okay. Papa bimeze sawa. The truth is I just got fired today. Ukuri ni uyu munsi banyirukanye mu kazi. They cost Diane her job too. Ndetse byatumye n'umukobwa wanyu Diane bamwirukana mu kazi. New job anyway, Dad. Curtis. Ubundi nari ndi gushaka akazi gashyashya. Find a better. Mu boss Godwin n'ubundi ni ingurube sinashaka kumukorera. Uyu mugore uri hano mwibuke muri Okay. muri True Rise ya Schwarzenegger. Dore yashaje turamubona. Can I talk to you? Excuse me. Twavugana. Mwana utuzaniye umushoferi banirukanye w'umushomeri. Listen, this is the first time since David that I've really liked somebody. Please. Kuva umugabo wanjye David yapfa n'ubwa mbere mbonye umugabo niyumvamo. Afite imyaka ingahe? 32? 32. Hari ikibazo cy'imyaka? Doesn't have a job. Nta kazi afite. Nta n'umwuga yabasha kwikorera. Let's go back. Twigendera ubuse ni musore nyabaki. Ababyeyi nuko nicyo bahita bareba nyine mwana umuhungu muri gukundana. Nta kazi agira dore ibiryo byabo kuntu ari kubirya. Arabirya nk'iri kurya urubingo. To ababizi nyine kazongera kumara iminsi atabona ibiryo nyine ahahuriye n'ibiryo arabiguna none ubaba yazaje kumurega. Dore inzara ni umukire bano bose yabagura akajya bakubita akajya kubavuriza mu Buhinde bakagaruka. Do dore mukuna mureba ubundi ahantu batagukunze rega nawe urahabona. Stay in New York? None sore gupanga kuguma hano muri New York. I think I'll do much better in California. Muri California niho naba meze neza ndashaka uzasubirayo. You're leaving New York? Ugiye kuva muri New York sheri ugiye kugenda. For a while. A man has to be where he can do the best. Rero umugabo bagomba kujya aho amerewe neza kurusha. Nimba muri California ari hamerewe neza agomba kujyayo. Niyo kuva muri New York kujya muri California utwaye nk'imodoka wahagenda iminsi 2 n'igice kuri 3. Mbega niho kuva hano ujya muri Tanzania kandi ari mu gihugu kimwe ni mu mijyi 2 itandukanye. Ubwo ku bantu baba muri Amerika muhisemo byumva neza cyane. Ngo nabimenye ntengi ntabwo riga ndi mugenzi wanyu. Did you so? It was good tonight, huh? He's got good manners, you know. Uriya musore kafite imico myiza nubwo ari umukene. Who knows? Ariko yarajyaga nk'umaze ukwezi atarya. Wabwirwa n'iki se ko n'ubundi atakumaze? Sasa buriya abantu niyo bakubona uri umukene ariko discipline ntuzayibure.
buriya rugo baravuze turiya musore ntabwo twamukunze ni umukene ariko byibura afite imico myiza afite disipurine afite imyitwarire myiza ibaze kuba nta mafaranga nta disipurine nta ngingo n'imwe ikurengera udafite noneho na Yesu baje hano sheri wamaye ako kawa akaba ariko ndya do bari mu muhanda umukobwa yaramwikundiye disi. We both got fired today. uyu munsi twembi batwirukanye yamagaye Nyamunini cyagenze bite? Brutus's daughter accused Claude of going into her umukobwa wa Godwin yareze Claude ko yashatse kumufata ku ngufu. figures. No, it's not like that. I don't think he did it. Genda cyeka ntago yaba yarashatse gufutura mwana ku ngufu bamubeshyeraga. Are you seeing this guy? Ese uyu musore mubirimo neza? Sort of. Bisa nkabyo muri abasaza ariko I'm tired. I'm urabizi ndananiwe ngiye kuryama. bye. Tuzavuga nejo bye. Katorori musore hano. You need to hang up so early. I'm sorry you were fired. It's okay. Mbare ko wirukanwe. We both know. Yep, take this. Twara n'amafaranga. Uyu ni wa mugore wo muri uru rugo. Ni mabuje muri rwa rugo byibura yamuhaye udufaranga ati tuno dufaranga dutwari yaje kuzinga imyenda baramwirukanye. Ufite hano kuba? Yego. Tujye tuvugana nta ribi. Uyu ni wa mugore wamukoreshaga mabuja. Fire night trying to convince me never to see you again. Mu rugo ababyeyi banje baraye bambwira ngo sinzongere guhura nawe ariko nabiyami. Rero ababyeyi buri umuhungu wanyu cyangwa umukobwa wanyu yakunda umuntu. Ukagerageza kumumwangisha bajyaho bakabavuga mu bujajwa bwabo. Usiko mama ajya ambwira gutya na gutya. Usiko papa ajya ambwira gutya na gutya. Umukobwa yabyutse aza kubwira umusore. Usiko ababyeyi banje baraye bakunyangisha sha. Babyeyi mu ndebere ibi byana byacu bijya bituteza bwa buhungu tubibuza bwa buhungu bw'ubuzererezi. You're willing to risk all your savings. If you'll be my partner. Nagira ngo mbere umwunganizi dufashanye dutangire business yacu. Ufite mupango. Some concessions on the rent. Baje akurino. Half commission, and this way we'll attract good Twebwe icyo twakora. tenants will be better off. Tugiye kujya dufungure kampani iranga amazu ariko nanone y'amafaranga andi makampani aca. Twe duce kimwe cya kabiri mbega ibiciro bikubite hasi. Ads and we'll be in business. Tuzaba turi muri business. Wa mukobwa uri ikindi kintu. Thanks. Yes. Wakwandika liste y'ibyo dukeneye byose se yego. Yeah. Mfite igitekerezo. Let's get the 3 agents you used to work with. Reka turebe aba agents ebyiri wahoze ukorera. Then 15% of the company. We'll keep control with 55%. No, twebwe dukontorere kuri 55% ya 15% yabo tuyikureho. Yep. Ibyo bintu byababaza Godwin twaba tumutwaye abakiriya. Make it happen. Ibyo byaba. Urebe. Let's celebrate tonight. Reka iri joro duserebure. Hari igihe umuntu aguha igitekerezo cyiza ukabona ko business mugiye kujyamo ari sawa mukavuga ati duserebure. E linguine all'arrabbiata. It's on her. Uyu mukobwa ni uri bwishyure muzane champagne muzane red waragi muzane byose mubikubite hano muzane na nguvu mbi nkora byishyura. Yabazaniye inzoga. To the drinker. Je ntabwo nsanzwe nk'inzoga. Wegerageza inzoga zo muri Ingufu Gin Limited urumva ziryoshye. Gerageza kuri ka G&S nakarikeri karyoha. Umukobwa akanywaho. This is delicious. Ko karyoshye ka G&S. Arongera arakumva n'ubwa mbere nkwiye inzoga zo muri Ingufu Gin Limited. New drink tastes so good. I love it. Bigasa ni inzoga ndayikuze G&S ntabwo nanze ko iryoha gutya. Nanga ko All our business. I don't know. Kampani yacu tuzahita ngo iki? Limited? Tuzahita Reno na Machini. No, I'm the one financing the company. Oya tuzahita Machini na Reno kuko ari ngiye uri kumenamo amafaranga menshi. Tunywemo. Banywamo. Bagiye gufungura kampani yabo. Umusore umukobwa niwe umenamo amafaranga. Appreciate the fact that you're making me a partner. Wa mukobwa ndumva nishimiye kungeza umwunganizi wawe. Ibaza umukobwa kugufata kukagukunda nta mafaranga ufite uri umusore w'umukene akagushoramo amafaranga ngo mukufungure kampani yanyu. Mukorane. Urebe iki nicyo bita urukundo rwa nyarwo. Papa yahoraga mubwira amubwira ati mu gihe ugifite amafaranga abakobwa bakunda amafaranga menshi bakubona na hiti ntabwo uzigera umenya umukobwa wa nyawo ugukunda. Umusore yihuriye n'umukobwa umukunda bya nyabyo uri gushinga kampani akabwira ati basi ngwino umbere umwunganizi dufatanye dukorane. Fagitire umukobwa niwe uzishyura ibintu byose. Icyo nicyo bita urukundo rwa nyarwo. Uyu musore none amafaranga afite ni menshi koko. Hey! Karirimbo do urukundo rurahari. Rwa nyarwo none urwa rundi rutarimo imibare. Ndakeka ndi kugukunda. Wasinze.
Diane, I never met anyone like you. Diane, sindahura n'umukobwa umeze nkawe. This is a change for me. Izi ni impinduka kuri njye. Change. Ndetse ndi guhinduka neza cyane. Yirirwaga mu bakobwa ahinduranya abakobwa, none abonye umukobwa umukunda bya nyabyo. Filime yari yanryoheye, ariko iyo mbonye ibintu by'amafuti nk'ibi ndababa ndanasohotse bye. Oya. Why can't you? Gikize? I don't want to talk about it. Sinshaka ko tubivuga, ariko ibi bintu tube tubiretse. I wish you'd tell me. Nyamara wambwira nta kibazo. Just tell me. Nyizera umbwire ni ikibazo ki? Alright, well, after I found out David died. Nyuma yo kumenya ko umugabo wanjye David yapfuye, sinzi ukuntu abisobanura. Numvishe mbaye ikintu cy'amafuti kiraho. I wanted to know if he said anything before he died. Nashaka kumenya nimba hari ikintu yaba yaravuze mbere y'uko apfa umugabo wanjye. Like dozens of calls. Narahamagaye inshuro nyinshi cyane. He was there when he got shot. Menya ko umuntu bari kumwe ubwo yaraswaga ahantu aba. Nibyo bari kutwereka. Yagiye kureba umuntu wabonanye n'umugabo we bwa nyuma apfa. Nibyo ari kwibuka ari kutubwira. Ni Diane. Ba Diane mwese mudukurikiye, Kristo Yezu anakuzwe. Basubiza ngo iteka ryose. Bwinshi ntago babubizi no busadunda. Ya Jean. Yinjira kureba umugabo wari uri kumwe n'umugabo ubwo umugabo we yapfaga. Byagenze ko tugiye kureba uwo mugabo ngo mubaze icyo umugabo wawe yasize amubwiye. I can't talk about it. Byari mari pe, byari filime ndende. What happened to that guy? Uwo musore nyine byagenze bite? Well, he got off scot-free, and it turned out he wasn't even there when David died. Namenye ko atari we, atari nawe uri kumwe n'umugabo wanjye apfa. Bari baramwirukanye mu gisirikare kubera ibiyobyabwenge. Ndetse ngo yaje no kunywa ibiyobyabwenge byinshi arapfa. Birambabaza kubivugaho. Yamenye ko umugabo watapfiriye ku rugamba burya nawe yari yarishwe n'ibiyobyabwenge, yanywa ibiyobyabwenge byinshi bikamwica. Ihangane, ngiye nta biyobyabwenge nywa nzaguhoza amarira. Umugabo yakundaga ngo yanywe ibiyobyabwenge byinshi arapfa. Kandi umukobwa yarazi ko umugabo yari ari mu gisirikare. Mu gisirikare bakimwirukanyemo kubera ibiyobyabwenge, ngahita ajya kwiyahuza ibintu by'ibiyobyabwenge mwirigara n'abandi barara. Ibiyobyabwenge biramwica. Barakwereka hashize ibyumweru 2. Biriya bibaye business iri kugenda neza cyane. Bafunguye aga company hano, barakwereka akazi kari gukorwa. Bimeze biti kandi ibiciro babikubise hasi. Akazi karakorwa. Money we've netted so far? How much? Uza amafaranga tumaze kwinjiza $1,000. ibihumbi 12 by'idolari. Yeah, by'inyungu biri kuri konti. Business yacu iri kwaguka. Rockefeller in a month. Mu kwezi kumwe turatwabaye nka Rockefeller. Rockefeller niwe mukire wa danje wabayeho muri Amerika, bavuga ati mu bakire bigezeho muri Amerika witwa Rockefeller. Ati mu kwezi kumwe natwe turatubaye nka Rockefeller. Nawe yiberaga New York, ni naho turi. It would come to over 10 billion. Uremera ko dukomeje gukora gutya wazagera ugatunga miliyari 10 zawe muri kano kazi kawe? Tell the truth. Ndakubwiza ukuri. Incidentally, what do your parents think about your business? Ababyeyi bawe batekereza iki ku kazi ukora? They'd go crazy if they knew I invested everything. Bari kurakara bamenye ko amafaranga yanjye yose nayashoye muri kano kazi bakababara. Just keep assuring them. Cyane bamenye ko ndi gukora nawe. Wowe babwire ko nzagenda vuba ababyeyi bawe. Like thinking about that. Ntabwo nkunda gutekereza ko uzagenda. Opened up a branch in California. Ese wafungura ishami muri California basa hiwanyu akaba ariho dukorera. Ariko nibwo tugifungura ishami hano. Answer. Subije neza. The one I wanted to hear. Ntabwo ari byo nashaka kumva. Umukobwa akomeje kumva ko umusore azasubira muri California avuye muri New York. Abarimo akagendo. Mbega ubundi do. Bano bahuye n'imbwa z'abandi. Abiyamye muzagura izanyu mwaba Caritas. Ndaje gato ndaje. Umusore sigaye hano. Ndekera ukurikire filime. Numukire ukwezi yemeranije na se kubaho nta mafaranga afite gusa nk'ukugerereye. Lawrence, it's Beryl. Babuni fellow. Bad news, but Dunbar. Ufite amakuru mabi. Serious move to take control of all. Dunbar yakoze uko ashoboye ngo arebe ko yakwigarurira Olivetti Enterprise. $5 a share. Imigabane isaga 65, imigabane yashyize kuri 35. A share and not. We imigabane yashyize kuri 70 turebe ko Dunbar tumutsinda. Very angry when you didn't show up the last time. The same judge. Kwezi gushize ubwo umucamanza yari ahari wanze kujya mu rukiko ararakara. If you show up,
you win. nuramuka ugaragaye mu rukiko uraza gutsinda Danny Bar. Nutaza mu rukiko kampani yawe ntago ari uzongera kuyiyobora. Danny Bar arabagutsinze. Ndaje ngo uhamagare. Aramukupa. Mubwiye Babu biramucanga. Phone quickly. A gift? Iyi ni impano kumbe durakamuguriye. From New York. Aka ni impano nguhaye nyine ivuye muri New York. Reka impano ntago bisaba kiba ari ikintu kinini. Umusore yarishimye. Yaramenyereye abandi bakire bagenzi be bajyaga bamuzanira amamodoka iki, ariko impano buriya ntago bisaba ngo ibihenze. Arakwereka baje kuri no kureba karasisi k'indege. Urabona indege ari ku buryo ziba zigendera ku murongo zitagongana kandi zegeranye. Hey, abana baba barabatoshe bimeze bite? Hey, baje kureba karasisi k'indege, mwe mureba karasisi k'abantu. Ako bizaza. Bizagenda biza. Yo. Do. Abana bari kwimurika mu kirere. Ntago ndi kwihanganira gutekereza kuzagenda. If you know all about me, you would have understood. Uramutse umenya amakuru yanjye ntago wakwifuza kuguma hano. Uzi kurusha uko wiyizi. Ibaza ariko. I love you, Claude. Ndagukunda Claude. Agakobwa kamukunda gutyo kamubonye nta kindi kagendeyeho. Nta mibare irimo. Urabizi urukundo rw'iminsi akantu k'imibare ntikaburamo. Uriya musore sakora iki? Buriya se tubanye yabona iki n'iki nyine imibare ikazamo. Buriya se yabasha kugira gutya. Very elusive thus far. I expect him here 9 a.m. Umukiriya wawe kuwa mbere nzamubone hano Babu. Kuri uyu wa mbere. Nataza Danny Bar ngazamutsinda. Bizamuta mu gihombo. This Monday. Ndavuze ngo kuri uyu wa mbere nzamubone hano boss wawe. Babu nawe ntaza ahantu boss wari. Boss yaragiye amusigira inshinga ati sigara uhiga. To see you in court on Monday at 9 a.m. Umucamanza arashaka kubona hano kuwa mbere. Is there any way we can postpone it? Ntago twahindura gahunda amaze iminsi 23 buri cyumweru. Show up, you win. Nuramukusha mu rukiko uzabutsinza urubanza nta kindi ukoze. Then I guess you have to take Claude as maid to court. Uzajyana wa mushoferi wanjye Claude mu rukiko. That's 2 days. Byaba ari bicana ariko bamenye ko twazanye umuntu utari wewe. Just make sure. Twanafunga. Okay. Yagasani. Sasu yarakwimvishe. Listen, Umva. I'll call you back. Ndaje guhamagare. Harakwimvishe kanumwigira muri telefone ye. Harakupa. Uyere hano aga telefone ke gato kagendanwa karahamagarwa. Hello? Lawrence, Hello? I think your home phone is... Babu, No. telefone yo ndakeka bayiteze udukurura amajwi. Okay? Tujye tuvuganira kuri utu telefone duto. Iyo yakazi bayiteze udukurura amajwi. Hey, can I talk to you later? Twavugana nyuma sheri mbabarira. Nifite stress urabizi ngaga abagabo iyo dufite stress hari igihe udashaka kuvugana n'umuntu ubwira umugore ati buritse gato. Buritse. Sasa Babu, kunyeganyeza hano telefone hari icyo yumvishemo. Allo? The bat plugged my phone. Cya kigoryi cyari cyabaginze phone yacu cyayikubisemo dukurura amajwi. Okay, send the plane to LaGuardia at 2 a.m. Ohereza indege yitwa LaGuardia saa 8 z'ijoro. They're gonna think it's not you in court. Baraza gukeka ko atari uri buze mu rukiko. Sasa bakuriye amajwi bazi ko uyu musore ejo gazohereza umushoferi mu rukiko. None ahisemo kwiyizira. Where's your client? Umukiriya wari he? My client has, umukiriya wanjye wibuka ari kuva muri New York urumva indege igera hano ni ikintu kirekire. Can't wait any longer. Ntabwo twakomeza gutegereza. But the absence of your client, Umukiriya we nimba adahari Mr. Dunbar, nta kindi ndi bukora usibye kuvuga ko Danny Bar ari ugiye gusigarana ibintu. Uyarinjira. Uwa nyawe ntabwo bamuzi ni umukire kumwe wumva umukire kutaramubona. We believe that the person standing before you... Uyu musore uri hano turakeka ni imposter n'uwitiriye uwari utari we. his accusation. Icyaha umurezi ariko kirakomeye. Are you Pharaoh Olivetti? Niyo Pharaoh Olivetti bari bateze udukurura amajwi none umusore yabafuguruje ahita yizira. Bailiff? Bailiff. Kirareba sha. Aramwereka ibyangombwa. Bari bateze udukurura amajwi bumva boss avuga ngo muzohereze yo Claude. Yumvisha ko bamuteze udukurura amajwi ahita yizira kugira ngo bagire abasazi mu rukiko. Murakoze. Ibyangombwa urabona atari ibye, irangamuntu urabona atari we. Muvuga ngo nuwiyitirira. Avoka araseba. Turasaba imbabazi nyiri cyubahiro twa. Your apology for Mr. Olivetti. Imbabazi zisabe Olivetti warubeshyeye. But things are looking up. Congratulations. Felicitation. Natagumana uruganda rwawe bano bantu baba nagutesha umwanya baza banakubeshyera ngo si wewe uje mu rukiko. Urumva ko nta gahunda baragira abacamanza banga umuntu bamenye ahita yongera gurana ibyangombwa n'umushoferi Claude.
byihuse cyane ahita yongera afata private jet dore muri New York. Yagarutse nimugoroba yagiye saa 8 z'ijoro. Yagarutse zisafuye muri New York abari korera nko kuva ujya muri Tanzania cyangwa se wenda za Malawi. I'm sick of all these secrets. Cyeye mabanga yawe ndayarambiwe. Trust me, please. Nyizera ariko. Sibyo. Nta kibimba nagiye mushushu be. Urebe. Ni muri ya business y'umugore barimo. Umugabo yabonye akazi nyine ari gukora mu ruwe muri business ya sheriwe. Sheriwe ntacyo bimutwaye. Sasu yari hano. Abona wa mugore uyu ni umugore wa boss yakoreraga umugore wa Godwin. Wandi wajya kumwibambaza umwishinzaho. Urabizi reka ncike uyu mugore ajya nyibambazaho. Ata shoferi biwacu aza muyambira. Yesu ndakuyamye wa mugore wendekura. Ndakwiyamye. Si wari umushoferi w'iwacu se shirararakara. Usigaye uzana indaya zawe mu kazi. Wanagiye nijoro sinzi aho wagiye. Arafuha arirukanka. Turashize. Hey! Katurori. Uyu yarafushye. Usigaye uzana indaya zawe mu kazi. Akazi noneho ari nanjye wakagushakiye. Telefone y'umukobwa yaguye hano. Telefone yaguye hano. Gasani. Umukobwa yaramaze gukunda. Nawe yaramaze kumukunda. Ariko bakidobya ntibabura. Umugore aje muyambira undi mugore nawe afata icyemezo ariruka atanasobanuje. Turiya muntu uri kuyambira ni muntu ki? Abagabo buriya ni indangare mujye mubabarira. This is Claude. Uyu ni Claude. Diana ari mu rugo. Uyu arakupata nabwiye umukobwa we ntagakunda uriya musore ukennye. Mama ninde wamagaye? Ntawe umva mama kuhisha umukobwa we. No muntu wari wibeshye nimero ntagashaka kubwira umukobwa we kari uruhamagaye. Hi, Mrs. Mancini, it's Madame Mancini, nanone ni njyewe. Baramukupa. Mama w'umukobwa niwe witaba telefone akayita kupa nashaka ko umukobwa amenyana n'umusore ukennye nk'uyu. Umusore ukennye se shahu. Yakugira iyihe nama? Niyo kujya kubyina mu birori ahantu nyine babatirishije umwana ngo muvumbe. Niyo nama umukene ngakugira. Umukene nanone ngakugira inama yo kujya kuvomera abantu nyine bari bwenge ahantu bengesheje. Ubwo abakire ngo baba bari gutizanya amamodoka. Winkupa. listen. Ndakwinginze. Big misunderstanding with Diane. Habaye ikibazo no kutumvikana n'umukobwa wanyu Diane. Nkeneye kuvugana nawe ukwezi ko kwarangiye iminsi 30. Nkeneye gusubira muri California. How many times must you be told that my daughter does not want to talk to you? Nzakubwire kangahe ko umukobwa wanyu adashaka kuvugana nawe. Never again. So please, will you stop harassing? Wari cyo kudutoteza ariko nimba urugenda California wagiye. Ukwezi ko kwarangiye ibyo papa yari yaramusabye yabirangije. Did anyone call? Oh no. Mama hari umuntu ugeze umamagara. Oya ntawe. Poughkeepsie, I've asked him. Ni Stanley rero uri kumamagara atubaza iby'imisoro. Mama ntiyifuza ko umukobwa wakundana na kariya gasore. Basore namwe murumve. Ubundi umusore w'umukene ngakundwa igitsina gore kimukunda ni mama we gusa. Yari hano yaje mu kazi umusore nawe ukwezi kwe kwarangiye. Yagiye byiteka sibyo. Nawe yaratangiye kumukunda. Yego. Yambwiye ngo ngusezere. Umusore yigendeye. Yasize nimero sipasi ngo nzamuhamagare. Api. Nta nimero yasize. Umusore ikihe papa yari yaramuhaye cyo kumara ukwezi cyararangiye. Yisubiriye muri California. Ni kure cyane ya New York. Uzi kubusanga hamwe hari imbereho amasaha 3 kugira ngo byemere noneho ko kandi ari mu gihugu kimwe. What happened to him? Byagenze bite? Look at this. Reba hano yaje kuriba Big Godwin. $50,000. Nabonye sheke 50,000. This letter. Iturutse kwitwa Ferro Olivetti. Billionaire? Wa mukire nyiri za miliyari ze yego. Uyu musore yese yohereza $50,000 by'idolari wa musore amurangiye akazi. Uyahamagaye mama we. Mfite irungu ntari kumwe na so wapfuye. Icyifuzo papa yansabye atarapfa cyanyigishije byinshi. Ndabizi. Mama nahuriyemo n'umuntu muri uku kwezi. Anyone I ever met before. Nahuye n'umukobwa utandukanye n'abandi bakobwa nahuye nabo mbere. Ndakeka naramubuze mama. No need to be a quitter. Mwana wanjye konzi kutajya ku bintu ntabwo uri kwita. Genda umubone umukobwa ntakagucike. Umukobwa gucitse ati. Mama yaramushutse. Ati umukobwa umbwira gute ko yagucitse.
genda umurebe umwana yise azakora ino ba mama buriya bagira inama zubaka umusore yise azakora ino urebe filime yaje hano do sinakwiyamye wa mukene we mu gitaliyani bavuga gute ngo ubura umusore ni umutaliyani navuga na Diane ndakwiyamye Diane avayo Claude kuki utigeze unterefone naragutelefonnye naguhamagaye inshuro nyinshi umukobwa yahise areba mama wamenya ko mama wari wabikoze naragutelefonnye sheri inshuro nyinshi uwo mukecuru uraho nabikubwire gateranya miryango twigendere va kuri gateranya miryango sike karagahungu kagatindi kagakene kanjaniye umukobwa nagazo ari kwita umukene ubundi gukena kwa mbere nagara ari amakubura amafaranga no gukena ibitekerezo nimba uzi ko ufite ibitekerezo na gahunda yo kuzakira ntago uri umukene ikibi ni ugukena ibitekerezo umuntu nakwita umukene ntuzagire ngo abakwise umukene w'amafaranga oya ayo yo nta muntu utayabura igihe cyose n'uyafite hari igihe wayangagari mwemera jya kumvira guhamagaye ngo roke ngo nta 10 wandusha afite amataje menshi rero ubukene bwa mbere ni ibitekerezo no mu mutwe amafaranga se shaho ntanjije mujya mubona ziyatunze Today uragenda ryari sindagenda uyu munsi ndasubira California. Can I visit you in California? Nzagusure muri California se mu mvumo yawe genyero mfite igitekerezo kihe ahubwo ngwino tujyane yo aho kugira ngo uzaze kunsura ngwino tujyane. I can't believe you just said that. Mana yanjye ntabwo nakwizera ko ari wowe uvuze gutyo tujyane. Yego. Hey to see you. Your parents expression when you tell me. Gusa mbabajwe n'ukuntu ababyeyi bawe nubabwira ko tujyanye bari buze kuba barebamo bari bubabare bavuga ngo ujyanye nanjye bangu no musore bamwita umutindi. I just want to be near you. Genda shaka kuba hafi mukobwa business yanjye nari mfite hano ubwo nyine nukuyireka akajyana n'umusore cyaba zasigare bayikora ariko turi kumwe amafaranga se kashakwa business yacu se. Let's give our shares to our agents. Imigabane yihe aba agents twakoranaga nazo zose. Ariko wa musore menye impamvu uri umukene ruko ibintu byose utunze ukunda kubitanga. Amafaranga twavunikiye ngo tuyatange. Umukobwa nijye jambo yamubwiye atugira ubuntu bwinshi niyo mpamvu uri umukene amafaranga yose utunze ukunda kuyatanga. Wowe yita umukene. Nabuzukuru be ntago bazigera bakena kuko yarabateganirije nabuzukuruze. Umusore nta kintu arababwira mwana wacu bitekerezeho karagahungu mujyanye kazagutuza muri chamburete karagatindi mujyanye mama Asks me what? uriya musore se nagusaba ko mushyingiranwa mama ntugire ikibazo. He has no intentions of being held uriya out. musore yambwiye ko nta gahunda y'ubukwe afite nubwo dukundana ntago azigera nsaba ngo dukure ubukwe mwana wacu ariko uzagaruke karagasore koko barahangayitse uyu mwana kuko ugiye kubana n'uriya mutindi ababyeyi barahangayitse. Mama reka njye kwibanira nawe umutima wanjye ushaka bayi dora gahinda basigara uriya mwana kuko kira gihungu ntibazakena kikamurira mu nzu. Mama yasigaye ari uriya mutindi kuko nazaturira umwana mo boroshete bateze indege tururi wansezeranije ko nta kintu uzongera kumpisha sibyo nta yandi mabanga. Yego bayi cyo kunywa Dry martini and a whiskey. sigaye njye ninywera G&S yo muri Ingufu Gin Limited wowe uranywa iki nanjye niyo ndi bunywe no mu ndege G&S yagezemo zaho mu tawuni Lady Waragi aya mari iki cyo kunywa cyubaho na Ngufu yageze bavuye mu ndege n'umukobwa ashe mu mujyi we kugerano umugore mwiza Mr. Orufeti byiza kukubona Claude yagasani yitwa Diane Mancini uyu ni Claude komeruka ari weho se abaye yuguti ageze mu mujyi abantu umusore baza no kumutwaza bikapu na mumodoka meza cyane. How do you do? Umeze ute yagasani umujyi bagezemo umusore ni icyamamare umukobwa yinjira imodoka arikanga imodoka ni yawe nta nubwo nitwara ahubwo barantwara yagasani. Ferro Olivetti. Amazina yanjye ni Ferro Olivetti umukire basi mu gihugu bose. Uravuga Ferro Olivetti yego umukire Crazy. ariko warasasa utangiye kwiyitirira abakire. God. Mana yanjye Claude wisara Ferro nitwa Ferro ntago nitwa Claude ni amusa
wanyacyonga. What are you talking about? Uravuga ibiki? Tell me. Kuki utari warabimbwiye? What are you doing in New York? Wakoraga iki muri New York? Umbabarire. Nyagasani. Uyarinjira. We met, I told you it was a long story. Ubwo twahuraga nakubwiye ko ari inkuru ndende. I couldn't. Ntabwo nigeze mbasha kubikubwira kuko ntibyari gushoboka. My father's will. Byose byatangiye ari papa wanjye ubinsabye. Yatangiye kumuha inkuru y'ibyo se yamusabye. Dore igipangu umugabo abamo mu ncerizoneri. Dore igipangu, dore abakozi ku muryango, amazi abameneka. To bite Barbara aba ni abakozi be. Umukobwa yarumiwe. Nyambire sha. This is the Yemen city. Barbara uyu ni Diane. Kiza kura nawe Diane. Hano hantu haratangaje. Nyagasani. Tugende nkwereke n'ahandi ibi n'ibyo ubona. Nyagasani. Umukobwa yikanzemo yakundanye n'agasura azi ngo ni maskini. Mana yanjye ntabwo nakwizera ko iyi nzu ari iyawe. Yesu Kristo we. Yesu Kristo. Urayikunze yego. Bakobwa rero buriya nubona umuntu aje kwegera yigize, hari igihe twiza twigize nk'inkubiswi kandi byaraciyemo. Mujye mutwakira na yombi cyase bizanacamo ejo. This is all really wonderful, but I have to start thinking about a job. I have an idea. Ntangiye gutekereza akazi. We open an agency? Dufungure agency nanone. Exactly. Oya. Maybe. Ahari twayifungura. Wumve. I'll tell you later. Nakubwira nyuma. Tell me your idea. Oya mbwira icyo tugiye gukora. Turakora iki? Akazi. Umva amagambo. Mbere yuko mpura nawe. The other day I used to think I loved another woman. Buri munsi nakundaga umukobwa mushya, buri munsi ngakunda undi mukobwa. Now that you're the only woman I ever loved. None namenye ko ari we mugore wenyine nkunda. Wenyine nigeze nanakunda. Kuko Mana yanjye. Time you've ever said that. Nubwa mbere umbwiye ko nkunda. Ahubwo nubwa mbere mbivuze bimvuye ku mutima. Work, you made me a full partner with everything you had. Turi muri New York wangize umwunganizi mu mafaranga wari ufite. Here in California I'm asking you to be my. None nanjye hano muri California ndagira ngo umbere umwunganizi mu byo ntunze byose. Ubwo nuko umubera umugore nuko bapropose abakire. Waza ukambera umufasha mu byo ntunze byose mu mafaranga yanjye. Proposing? Ese nubwo buryo mu propose mo yego. Wakwemera gushyingiranwa nanjye? Yo. Ati ubwo nta kintu wabonaga mfite, nta butunzi mfite, wa mukobwa warambwiye ngo nkubere umwunganizi muri business zawe no mu mafaranga yawe. Nanjye ubwo wageze rero mu bwami bwanjye ndagira ngo umbere umwunganizi mu byanjye byose. Barakora kashize amezi 6 mu propose. Baje mu bukwe. Dore akamwenyu ka papa washingira yashingira nge. Wa musore ngewe wabibonaga ko ari we mugabo bundi mva kubeshya ariko. Papa se wajya kuvuga ngo umusore ngo ni umutindo ya harana nabaga ndi gukina narabibona. Dore karuvati umusore yambaye ni ya mpano umukobwa yamuhaye mu bukwe. Niyo yambaye. Mu gihe mwe mwabikajije ngo mwagiye kudodesha ibiki n'ibiki. Umusore yambara ibintu bizatuma yibuka mu gihe bazaba bana. Mu munsi we w'ubukwe. Padiri yarabashingiye. Mr. and Mrs. Ubaye nyakubahwa na nyakubahwakazi Fero Olivetti. Amashyigo kaci. Mama uriya muhungu urataniwe mukwe twari dutegereje umva mama, ariko kandi ibyo turabizi. Sha amafaranga ni meza. Niyo mpamvu umuzeyi yabwiraga umuhungu we ngo mu gihe ugaragaje ko ufite amafaranga cyase umeze neza uri umuhitinzi, ntabwo uzigera umenya umuntu ugukunda bya nyabyo. Peter na Babu nabo ngo bahise bashyingiranwa. Babu Nyamunini, wa mugore Nyamunini, aba nabo bano bahise bimukira San Francisco. Ngo bahise baza kuba. Yeah. Aba nabo bimeze bite? Aba ni baba pampe bagiye bakorana nabo Jennifer na Sandra. Bahise bavanga company yabo ifatanya nanone na yandi ya Curtis Reality yandi wa musaza Godwin. Wa musaza wagurishaga inyama za hot dog wigeze kumuha icyo kurya cy'ubuntu. Umusore icyo yamukoreye ni iki? Yamufunguriye restaurant. Wa undi ugeze kumuha icyo kurya yise amufungurira restaurant. Mu rwego rwo kumushimira ubundi abakire nuko bakora. Nimba umugaburi yashonje ubwahita avuga ati wenda gushingira restaurant ujye ugaburira n'abandi. Nuko nanjye ariko ntago ari abakire twese, turi bake tutekereza guri. Muzehe yasamye ururabyo. Godwin nawe ubukwe yabutashye. Godwin ni umuge.
abana umwe yafashe undi amutamago basize abantu muri resebusiyo barimanukira barigendera. N'agafilime kacu nuko kagenze yari Rocking ibisanzwe Imana y'umugisha ndabakunda cyane ciao ciao. Wibutse ukeneye kwamamaza wamagara 0785568331 cyangwa se kutubwira ikindi kintu cyubaka. Ciao ciao. Did you ever think about how you can save your memory and how you refresh back all your events and memories that you are passing through right now? Wow, I got one and only solution for you. Flat Picture Studio. Flat Picture Studio is the one and only that can help you in your old event, especially your wedding day. Because if you think about professional quality photos and video, think about Flat Picture Studio. Above all, we keep your images on internet where we found it forever. Find us on our all social media platforms at Flat Pictures LW, or contact us now on 078-1691713. Flat Picture Studio, we visualize your idea.